Rubavu hari umuturage witwa Mugwaneza Ernest uvuga ko yishinganisha kubera gutotezwa biturutse ku kibazo cy'inzu ye yasenywe n'amazi ava ku musozi wa Rubavu ku burangare ashinja akarere none ngo amaze umwaka urenga akarere kamukodeshereza inzu yo kubamo nyamara kadakemura ikibazo kimaze hafi imyaka 10. Emmanuel Ndahayo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Kuba ngenda ngaragaza ibibazo byanjye bijyaniranye n'iyi nzu bikomeje kuntera icyo nakwita kugubwa nabi. Mugwaneza Ernest ni umuturage wo mu mudugudu wa Gisa, akagari ka Gisa mu murenge wa Rugerero. Uyu muturage uvuga ko amaze imyaka 10 ahangana n'ingaruka z'amazi y'imvura atera isuri ku musozi wa Rubavu maze akamusenyera ubugira kenshi. Inzu avuga ko yari ifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 48. Uyu mugabo kimwe n'abaturanyi be bose bagirwaho ingaruka nayo mazi ava ku musozi wa Rubavu, bavuga ko ikibazo cyabo bagerageje kukigeza ku nzego zitandukanye nk'akarere ka Rubavu n'intara y'Uburengerazuba ndetse guverineri w'intara gitangaho umurongo, ariko ngo ubuyobozi bwashyize agati mu ryinyo mu gihe we n'umuryango we ngo nimba ari yose. Baje kureba neza basanga ko iki kibazo giterwa n'amazi ava mu musozi ndetse banatanga impanuro y'uko cyakagombye kuba gikemuka. Kuba uyu munsi bataragikemuye hakaba haciyemo imyaka irenze 10, ndizera ntashidikanya ko habayeho kudaha agaciro agahinda cyangwa se umutungo wa nyirubwite ari we ngewe. Ndi umugabo ubana n'intimba. Abana banjye n'umugore wanjye babonye iki kibazo cy'amazi n'ukuntu twagiye dutakamba mu buryo budasanzwe tukimwa amatwi, bahitamo kuntabaransiga. Na n'iyi saha twabuze iyo tuba, n'ubu ngubu ndasiragizwa mu mazu ngo barankodesherezwa n'akarere biciwe mu murenge wa Rugerero. Abaturanyi b'uyu Ernest kimwe nawe bemeza ko bakomeza gusenyerwa n'amazi aturuka ku musozi wa Rubavu ku burangare bashinja ubuyobozi ngo kuko hashize igihe bwemeye gukemura iki kibazo hubakwa ruhurura iyobora amazi, ariko ngo amaso yaheze mu kirere. Amazi niyo dutandukanye, amazi aza kudusenyera. Ikibazo afite nanjye ndagifite. Dusenyerwa n'amazi aturutse mu mago yo haruguru iwacu, iyakomoka mu musozi wa Rubavu anyuma mu baturage. None abaturage kandi ayo mazi adusenyera bese atugiraho turi benshi. Impamvu tubivuga kuri leta rero nuko leta ibibona ndigira ikibikoraho. Ahubwo nuko bahora batwemera rigori ntituzibone. Hashize imyaka myinshi iyi rigori manza aratangiye kuvuga nko mu myaka 5 yashize. Amazi aturuka mu musozi wa Rubavu wose aramanuka akamanukira ku nzu. Mugwaneza Ernest akomeza avuga ko yishinganisha ngo kuko gukomeza kugaragaza ikibazo cy'inzu yasenywe n'amazi ku burangare bw'ubuyobozi bikomeje kumukururira ibibazo. Kuba ngenda ngaragaza ibibazo byanjye bijyaniranye n'iyi nzu bikomeje kuntera icyo nakwita kugubwa nabi. Ibindi bibazo bikomoka ku bagenda babyumva. Kuba umuntu ashobora kuba yarafashe ikinyabiziga cyashoboraga gutuma gitunga umuryango wanjye akagifunga, nabwo mu buryo bw'amaherere akanyandikira amakonterevasiyo mu buryo bw'amaherere, ndizera ntashidikanya ko iki kibazo cyankomye mu nkokora gikomeje gutuma umuryango wanjye umererwa nabi. Ikindi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo mvuga ndishinganisha kubera ko uko ngenda mvuga iki kibazo nkanagaragaza imyaka kimaze, ngenda ngabwaho ibitero na bamwe mu bantu bagamije kunsheshekesha. Nkaba nsaba ko mwandenganura mu buryo bushyize mu gaciro. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ntibwabonetse ngo bugire icyo buvuga kuri iki kibazo, gusa ubwo uyu muturage yakigaragazaga ku rukuta rwe rwa Twitter ku itariki 29 Kanama 2022, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwari bwasubije umuturage buvuga ko iki kibazo kiri rusange mu kagari ka Gisa, bwongeraho ko bumukodeshereza inzu yo kubamo mu gihe agishakishwa umuturambye mu gukemura iki kibazo muri aka kagari ka Gisa. Ni mu gihe kandi ku itariki 17 Mutarama 2022 guverineri w'intara y'Uburengerazuba Habitegeko François yari yasabye akarere ka Rubavu kugaragaza imbogamizi yatumye gahunda kihaye yo gukemura iki kibazo itubahirizwa n'ingamba zihari zo gukemura iki kibazo burundu. Bitewe ku burangare bw'abafite mu nshingano zayo kuyobora amazi. Amasafuriya gagiye, ibyo kujya byagiye, matora zangiritse, ibirago byangiritse. Urukumva umuntu yahombye ng'ibintu bifite ng'agaciro k'ibihumbi 200.
ni abaturage bavuga ko mu bihe by'imvura ntawe ubasha kujya mu buriri ngo aryame abe yafata agatotsi ngo ntawe wayizeye kuramuka. Imitima yabo yahagaritswe n'amazi menshi ava ku musozi wa Rubavu akabasanga mu ngo zabo uko imvura iguye. Biherutse guhumira ku mirari ubwo mu ijoro ryo ku cyumweru hagwaga imvura idasanzwe igasenya amazu yabo igakukumba imyaka n'ibikoresho byari mu nzu zabo. Yewe ntiyanasize imyaka yari iri mu mirima. Kuba bakiri muri ubu buzima butabaha icyizere cyo kuramuka ni amakosa n'uburangare bagereka ku buyobozi bwabo. Akarere karaje ngo abatekinisiye b'uturere ngo barapima ngo bagiye kudushiraho rigore, ariko kugeza iyi saha twarahebye ndacyo bigeze batumarira. Ikibazo ubuyobozi buraza nka gucya byaba gucyo bakavuga ngo bazadukorera ubuvugizi tubone rigori bikarangira gucyo n'ubundi bikagaruka bikadusanga gucyo. Njewe nani isaha numva ko ubwabaraka uburangare bwabo kubw'inzu yanjye kuko nayubatse nzi ko ari zabera amateka, ariko bimaze kumbera nk'aho ari imva kuko amanywa nijoro ndara mu nzu nzi neza ko nshobora no gupfiramo. Ubuyobozi burakizi kuko baje no gupima ahangaha batubaza ni nomero z'amarangamuntu barazika ngo bagiye kudukorera ibihurura. Twicara tubizi gutyo barayizi mbisi cyane. Ndi kwibuka ko n'abakozi b'indara babiri bigeze kugera hano banzanga ni na rudomoro baratubaza ko bimeze gutya turabasobanurira baragenda. Ni ikibazo bavuga ko bagerageje kukigeza ku nzego zitandukanye ziri mu rwego rw'akarere, urw'intara y'Uburengerazuba kugeza n'ubwo guverineri w'intara gitanzeho umurongo, ariko ngo ubuyobozi bwabo bukomeza guterera agati mu ryinyo. Aba baturage bavuga ko barambiwe kuba mu buzima budatuma baryama batekanye, bagasaba ko ubuyobozi bwabo bwarekeraho kubirengagiza bukabubakira ruhurura ishobora gufata aya mazi. Twe turasaba kugira ngo iyi ruhurura bari bavuze ko bayidukorera bayikoze twagira amahoro, kandi bari babivuze mu mushinga baratwemerera bese baratubarura baza no kubapima. Turasaba iki nkuko nyakubahwa guverineri yasabye ko iyi ruhurura igomba gukorwa, ndasaba ko yakorwa nkuko nyakubahwa yabivuze. Yababwiye ko bagomba kuhakora icyo bita ruhurura zigezweho kugira ngo aya mazi agende, cyangwa se nimba bumva ko izi ruhurura zibahenda niba dufate batwimure baduvana ahangaha. Kambogo Ildefonse meya w'akarere ka Rubavu avuga ko nyuma yo kubona ibibazo abaturage batewe n'aya mazi yemera ko ubuyobozi bwamaze gufata izindi ngamba zirimo guhagarika ibikorwa by'ubuhinzi kuri uyu musozi wa Rubavu icyarimwe no kubaka uruhurura abaturage bakomeje gusaba, ariko kandi abaturage nabo ngo nibafata amazi ava ku nzu zabo. Ikigaragara cyo nuko abaturage bahuye n'ikibazo gikomeye, cyane ikibazo tutari twiteze. N'amazi yaje afite ingufu arabasenyera abasiga iheruheru. Icyo twamaze kubona nuko amazi yaje afite ingufu, imvura iba nyinshi cyane yarayigwa kugeza mu gitondo. Amazi aturuka mu musozi wa Rubavu arakomeza agera mu muhanda, no kuvuga ngo ndetse na rigori zari zubatse byagaragaye ko zitari zifite ingufu zo kuyahagarika. Uburyo bwo kugikemura ku buryo burambye no kugira ngo dushyiremo amarigori atandukanye agabanya ingufu zari amazi, ndetse no gutera ibiti ahantu hagaragara ko harimo ko bahinze. Niyo mpamvu dushikariza abantu bose bahinga hari ahantu kubihagarika kugira ngo tuhatere ibiti hose, kuko tuzi ko ibiti bigabanya umuvuduko w'isuri. Ikindi nanone ariko twamaze kubona ko abaturage batafata amazi yabo. Ibi ngibi nibyo tugiye gukora, kushishikariza abaturage kugira ngo bafate amazi yabo, noneho dukemura ikibazo cya rigori. Nuko ngo rigori zabisigaye tugiye kongera kubaka izabasha kwakira amazi makeya. Ayo ngayo arazakomeza ajya muri ruhurura akomeze mu kiyaga. Uretse abaturage bo mu murenge wa Rugerero bagaragaza kwangirizwa n'amazi y'imvura, no mu murenge wa Gisenyi, Rubavu na Nyundo ntiborohewe. Icyakora abahanga mu by'ubwubatsi bahamya ko intandaro y'iki kibazo muri uyu mujyi wa Rubavu ari ubuke bwa za ruhurura zakabe zifata aya mazi, ndetse n'izihari zikaba zisondetse. Hakaba kandi n'ikibazo cy'abaturage nubwo badafata amazi ava ku bisenge by'inzu zabo. Twese turarambiwe kurara rwa ntambi uko imvura ihinze gatoya tukara tudasinziriye, aho igwiriye ikadutwara ibyacu. Nugiye kudufasha akaduhereza kawunga nkaho ari yo kibazo dufite. Ntago ikibazo dufite ari kawunga, dufite ikibazo cy'amazi adusenyera, kandi twarahawe ibyangombwa n'ubuyobozi bufitiye ububasha butubireberera. Ubu turarambiwe n'abatekinisiye. Ubu ngubu wenda minisitiri arahageze, wenda nuwo ku rwego rwo hejuru. Dufite icyizere yuko wenda hari ikiri bukorwe, ariko natagira igikorwa turasaba abanyamakuru kugira ngo iri jwi ryacu
rigere kuri nyakubahwa perezida wa repubulika, nikidakemuka tuzazamuka, twizeye yuko ari umubyeyi wacu kandi azamanuka, azaza areba ikibazo cyananiye akarere kikananira intara, kikaba kigiye kunanira hari n'igihugu muri rusange. Ikibazo n'uburangare bw'abafite mu nshingano zabo gushyira mu bikorwa imyubakire, hakaba harabaye hakajagari kubera uburyo bufifitse. Ntabona nimba umuhanda waraciwe abantu bakawubakamo, amazi yaza akagwirira wa wundi wahawe ibyangombwa kandi byarahawe umurongo igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ntabwo tubifashwamo n'ubuyobozi, ni ukuvuga ngo dukora ibyo abaturage dushoboye, tukananizwa n'ubuyobozi butadushishikariza no kutwereka icyo tugomba gukora. Ni ukuvuga ngo umuturage burya arumva mu gihe cyabwiwe n'ubuyobozi, ariko mu gihe cyo ubuyobozi butagize icyo bukora, umuturage aragenda akicecekera agategereza umurongo w'ubuyobozi, kuko burya icyo bita umuyobozi ni ukuyobora abaturage. Icyo umuyobozi ayoboye ku baturage baragikora, ahubwo abayobozi bazadushinje ngo twewe abayobozi twayoboye abaturage banga kuyoboka.